Shalom, 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 nshuti bavandimwe b'umuryango Ado Vibes, niryajwi muraho mumeze mute? Shalom, shalom, shalom nshuti zacu, twongeye kubahobera cyane. Iminsi yaribaye myinshi mana yanjye, mbega uzi numuragera yakumva arakumbuye burundu. Ndagaragara nake. Yesu we. Mumeze mute rero? Yambi Yesu ashimwe cyane, Kristo Yesu akuzwe. Uwiteka ahabwe icyubahiro. Turabaramutsa aho muherereye hose, twongeye kubahobera cyane yambi Biburasirazuba yambi, zuba turabashuhuje, amajyepfo yambi, amajyaruguru namwe turabahobeye, tubabwira ngo amahoro y'Imana abe muri twese, kandi ni kwa kundi turabakunda aho ngaho rwose. Niyo ndwara turwaye cyane rwose. Do waramutse ute bambe? Ndashima Imana n'ukuri. Meze neza. Urumva ute? Ibintu n'umutekano. Ngira ukuntu wiyumva nyuma y'iminsi itambutse itari mikeya, tumeze nk'abameze kuri cyangwa tumeze nka bwa papier kitenge. Papier kitenge. Naringiye kwivugira papier mitahazamo kitenge. Papier kitenge urayizi? Nayonze. Papier kitenge murayizi? Ariko akuzi ko wagira ngo ndakuze. Abantu mwese muzi papier kitenge ndabasuhuje. Ubwo mwese mufite ubwanwa burimo izimbi. Abantu bose bazi papier. Ako do ibintu uvuze ugurumva. Uzi ko tumyigira isoni. Okay, nukuri twabasuhuzaga. Ariko mana yanjye narageze ndabona. Umva umuririmbyi yararirimbye ngo mana njuko ndi, natwe tuje uko turi, ariko ndaje mu bwiza bwawe, ndaje ungerire neza, ndaje ngenzu kushaka ngaho ngenzu kushaka, ndaje numvikira. Haleluya. Ryajwi ryawe ryongorera, ndaje nteze ugutwi mbwire, ngaho ngenzu kushaka. Haleluya. Hakuzi ko tuzaranya twaririmbye, uko byari bigiyemo. Menya byacamo. Muduha amanota. Tugiye muri practice ntitubyacamo we, ibintu tutakoze tutategura. Justice Silas no ku buhanga bw'ibyuma. Murumva birimo. Sheri bimeze bite? Muratubwire kandi ngo ndabasuhuje. Justice nagusuhuje. Mentor Justice, my mentor, of course. Silas Bonfils, akuzi ko tuziranye n'ibyamamare mu muziki. Ego mana yanjye, kandi nukuri turabasuhuje. Ubwo nyine turabahaye jambo, hanyuma muduhe n'amanota turirimbye dute. Murumva hari ibyacamo. Kandi ngewe reka mubwire, ngewe ndamukunda pe, ariko izina ye ryananiye kurifata. Umuntu ukunda ngewe simukunda. Muremure mwiza, umusore muremure mwiza cyane wazanye na Justice. Ariko wana uko tunyengira isoni. Ivuge. Justice tubwire mucuti wacu yo gushaho nukuri pe. Imfura ya Nobo reka mumubwire. Abamuzi muri ubwo buryo mwamumenye. Haleluya. Ariko turabasuhuje dushize amanga, tuguwe neza muri Yesu, tuguwe neza mu buzima Imana iduhaye. Ariyo mpamvu twongeye gufata uyu mwanya mu buryo butoroshye, umwanya rwose pe, umwanya wararumye, umwanya wagiye, ariko uziko izuba rirumbisha ibintu n'umwanya ukarumba. Ariko burya nyine hari ukuntu mu gusarura bajya bavuga ngo yewe ngo natoratoye, igihe cyagera rero niho umwanya ukaboneka. Ariko kwagwa kw'imvura bivuga ngo hari igihe kizajya kigera rwose pe dusarure, ariko ubu ngubu hari igihe umwanya utuma dutoratora. Muri make icyo nashatse kuvuga ni iki:
umwanya wabaye ingume bitewe n'ibi bintu byinshi, ariko turashimira Imana ibiduhaye aka karyo. Ni Imana yakandi karyo twongeye kuza kuri Ado Vibes, tutangiye tubasuhuza inshuti abavandimwe, cyane cyane ko turi mu gihe cy'ibyishimo n'umunezero dukubutse mu rugendo rwo kwifishi, ari nayo mpamvu ndimo nduva nicaranye na Justice nkanga na Silas, ndimo ndareba turi ni kwivuko kwifishi ariko bana yanjye Imana nduva navuga ngo haleluya. Turabasuhuje rero banyarwandakazi, inshuti bavandimwe, banyamuryango ba Ado Vibes. Ni kwa kundi tugira gutya tuki of course umuntu wese wumva Ikinyarwanda. Yego mumeze muti imodoka twagendanye kugeze nayibonye ndicecekera. Imbere yacu hari imodoka yanditseho ngo pray, mu Kinyarwanda bivuga ngo senga. Warasenze uburi, ntacyo wasenze ngo ubure. So tuje uko turi nyine, murumva ko umuntu abahereye hirya no hino, ariko nibyo kure iburasirazuba n'iburengerazuba, amajyepfo n'amajyaruguru, ariko ni kwa kundi tuza tukerekana akanyamuneza, tuvuga ngo amahoro y'Imana agomeza abe mu muryango, ibintu bigomeze bigende biza imbere, iterambere mu mwuka, iterambere mu mubiri, iterambere mu bifatika, iterambere mu mubano, iterambere mu bumwe n'ubwiyunge, mu rukundo ndetse no gukurakurana. None mumeze muti? Natangiye mvuga amazina y'abantu bamwe na bamwe twavuze ngo turasuhuza, ariko bahagarariye benshi, bahagarariye abandi. Shahara amazina nashakije gukurura ngo nyavuge, hari igihe uba wumva wayavuga. Bari abadada babiri batubera inshuti cyane, batugezeho wa wundi waguhaye gift, wazanye gift nyivuge wandi ugwe urashaka kugira ngo mbavuge nawe mvuze, ariko do kuki utaje wambaye yakanzu? Genda neza uko ari yoza wambaye, ariko ntuvuge impamvu nubwo nyizi ariko butasize yambaye. So ndabasuhuje, ntago amazina nyibuka, ariko bariyumva abantu baje kudusura bakatuzanira sheri wanjye gift y'ikanzu nziza nkunda cyane. Uziko hari igihe mbaranyamye kurya nkayibona uyambaye. So nkasuhuza n'undi mubyeyi nanone ariyumva umubyeyi ubyina nk'ishimanga ku Mana waremye bayimana zo no kunezeza imitima y'abantu. Turabasuhuje, amahoro y'Imana abe muri twebwe. Tumaze iminsi tutaboneka. Okay, peace, nabasuhuje cyane. Peace. Amahoro y'Imana abane natwe. Peace and love. Yes. Yeah. Mu muryango bimeze biti? Namushuje cyane. Iteka Imana bahumugisha. Haleluya. Muri hano. Umva nkubwo unashobora kuva hanavuze. Umuntu bita Uwase Fiete. Umuntu bita Uwase Fiete, undi mu mwenda ariko ndagusuhuje. Ndagusuhuje, gusuhuje n'abavandimwe, ndagusuhuje Rita, ndagusuhuje Masheri nangaye, reka mbanze nsuhuze Mikael. Hoya ntabwo nsuhuje yabonye ntuza. Susu kunajyaga byuka ijoro bavuga ngo yagiye ijoro ngo hari ibintu yagiyemo. Iyi ngwaje ibintu yagiye kwaje nabwo buryo no kwakundi. Rujya mupfukame se? Tuhagarike mu muhanda. Mupfukame rwose. Pfukamana mfukamishije amavi y'umutima. Haleluya. Umva byaciye mu Mikael. Mbese akapucyuri Mika, tuzaza kubyina intsinzi mu izina rya Yesu, kandi turayibyina duha Imana icyubahiro. Ni turajambere. Nukuri turajambere. Turajambere generation yacu ifite ibyiringiro bivuye mu bifatika, bigaragarira amaso y'umubiri, noneho bigakubitanya n'iby'Imana, munsi y'amavuta afite ubudahangarwa, ubundi n'umugisha w'Imana. Generation yacu iraja imbere. So rero ni umuryango, kandi tuvuze generation ni umuryango. Ibintu byose tuba tuvuga ahangaha ni kwa kugaruka ku muryango, umuryango w'umugisha, umuryango ukora ibintu mu buryo bunonosoye, kandi umuryango ufite icyizere cy'ejo hazaza. Niyo mpamvu numva akanya gatoya dufite, nari mfite ku magambo avuga kugira intego, ariko noneho mu rubyiruko, muri generation irimo kuza. Maze iminsi hari akantu numvisheho cyangwa se natekerejeho.
urubyiruko rw'ubu ngubu ukuntu rufite kamwe mu rubyiruko rurimo ruratera imbere cyane ko isi turiho tekinoloji ibintu byose ego mana uzi ko tekinoloji no mu kureba no mu kugenda isigaye ikoramo warebonye do ingendo kera bajya baririmba ingendo ngo ingendo y'abeza ariko ubu ngubu ni ingendo ni ingendo y'iterambere ariko reka ibyo tubireke iterambere ryazanye byinshi ku buryo rwose no mu kugenda abantu basigaye bagenda mu ngendo bakareba mu ngendo y'iterambere bagakora mu ngendo y'iterambere ariko naje kugira ikibazo numva mu minota mike twavugaho ngo urubyiruko gukoresha iri terambere n'amakenga kugira amakenga mu buryo bw'imyitwarire ku rubyiruko muri iki gihe sinzi mba icyo kintu gisobanutse impamvu nabivuze nabitekereje gutyo twavugaho gakeya urabona isi iragenda itera imbere cyane ariko noneho ntabwo amajyambere azira arimwe bitewe n'uburyo bitewe n'ahantu bitewe n'igihe ndetse noneho bigakubitana n'imyaka y'abantu ahangaha mvuga ku bana barimo kugenda ngiye ngo ku bana bacu ariko nibyo wenda nubwo uwanjye akiri mutoya ariko ubwenge nabo mbona bafite abana b'iki gihe bubarusha imyaka usanga bakubye nka kabiri umwana w'imyaka 5 usanga afite ubwenge bw'imyaka 10 bivuga ngo isi irarushaho kwiruka mbasha rero ngira ikibazo ndavuga ngo ni gute urubyiruko rukwiye kuba maso mu buryo bwo kugendana n'igihe tugezeho kugira ngo ejo nejo bundi hatazabaho kwicuza ni gute ni ukuvuga ngo niba kuri iki gihe dufite yakara gaciyemo kureba iminota turavuze ngo reka tuyikoresha ariko narengeze ku kintu cyo kuvuga mwabonye ko atatwatse ibikapu habo nge singiyetse neza twikomerere narimo kuvuga ku kintu cy'urubyiruko ukuntu rukwiye kuba maso mu buryo bw'iterambere no guko rikoresha kugira ngo ejo hatazabaho kwicuza impamvu ni iki nabivuze ukuntu urubyiruko rufite amarere ugasanga umwana utararangiza école secondaire indota afite ni iPhone noneho barangica babandi bajya bambwira ngo ndago anko ariko ntabwo ari ukugira ngo dusererezanye ahubwo ni ukugira ngo tumenye uko ibintu bikwiye kugenda mu buryo bw'umuryango niko nabivuze kuko niba uri umubyeyi ukaba ufite umwana w'iyo myaka mikeya ariko indoto ye ari iPhone icyambere ni ukwibaza ese wowe mubyeyi utunze yangahe umwana ugaburira uyu mwana uryamisha umwana ugurira amakayi n'imyenda ariko akaba atunze iPhone kandi atari ukuyimuguriye ndetse ntabwo ari wazaza kuyisaba umubyeyi uzatekereza uti ariko ubundi umwana aya mafaranga yakuye kuko benshi urebye ntago babibwira imishinga yabo ntago babibwira ababyeyi siko bimeze ahubwo umwana kubera bwa bwenye navuze bafite ibintu byinshi cyane bashobora kuyakuramo hariho hazamo n'ibyo bishuko ariko navuze nti mu minota mikeya dukwiye dukeburane twibutse urubyiruko yuko mu iterambere uburyo ki turimo kujya dutera imbere ntabwo ari byiza gushigukira ibihenze bitari byagera ku rwego rwawe cyangwa utari wagera ku rwego rwabyo ahubwo twige kunyurwa n'ibyo dufite twige kugenda gakeya tugendane n'igihe hanyuma ahubwo dukuze indoto mu bitekerezo aho gutekereza uvuga uti ngiye ngomba kugera kuri iPhone ngomba ngiye kwambara imyenda nk'iya runaka ngomba ndetse nta n'utinya ati ngiye ngomba kugenda mu modoka ihenze kandi ugasanga umuntu akora akazi kamuhemba 200,000 ariko atwaye imodoka ya miliyoni 50 kibazo uyu mwana w'umuhungu uyu mwana w'umukobwa nanze kuvuga abakobwa gusa ko abakobwa n'abahungu nyine navuze muri rusange ariko icyo nari mbivugiye ni muri rusange urubyiruko kubera yuko nanze gukoma cyane ku nzira zimwe na zimwe abana urubyiruko rucamo kugira ngo rubone ayo mafaranga rimwe na rimwe zitari nziza kugira ngo ntakoma rutendere ariko n'ubundi gutaha nzarukoma ahubwo icyo ngambiriye uyu munsi ni ukuvuga ngo tumenye kunyurwa n'ibyo dufite ku rugero rwacu n'igihe turimo
aho kurota ibintu birebire mu bifatika tutari twagera kuri icyo kigero, ahubwo niturote indoto nini zizatugeza kuri bya bindi, hanyuma tugire umwanya wo kubitegura dutuje umutima. Reka mbere reka no kubabwira gusa, ahubwo reka naberekeye ahangaha turimo turatambika ni murabona ubushize nahaberetse humagaye, ariko noneho murebe tuvuye muri sama, ibiti byaho ukuntu bimeze, murabona ko bimeze neza, kandi murabona ko bisa nk'ibirimo guhindura amabara, bivuga ngo mu minsi iri imbere none bizongera bitangire gukokoka kubera ko tuzaba twageze muri winter. Ahangaha no turi gutambika tujya, murabona do yahetse igikapu twebwe twahisemo kurota inzozi nini, twahisemo kurota inzozi nini kugira ngo ejo n'ejo bundi tuzabone za nzozi zacu arizo zitubyarira ibifatika. Niyo mpamvu rero uyu munsi ndavuze ngo aka kanya gatoya, ubwo nabarobeshagaho turi, uzakenera ko mbutembereza azambwi, ariko navugaga ngo reka aho kurota ibintu binini mu bifatika tutari twageza icyo gihe, tudafite n'uburyo, reka kuko kurota nyine niyo umuntu arose arota ibinini, ahubwo ni ukuvuga ngo aho kugira ngo wifuze cyangwa urarikire, ariko nicyo ngukunda, urumva ko kurota byo umuntu wese agomba kurota ibintu binini, nkuko nawe uvuga uti narose binini, ariko kubera yuko inzozi zanjye ari nini, no kurota ntabwo uvuga ngo urota wicare. Niyo mpamvu ndyuka nkaheka igikapu nkajya mu ishuri. Ni ukuvuga wowe uhetse igikapa, ariko igikapa ntabwo ni ikimenyetso, ni mu bikorwa bya za nzozi urimo guprosesinga, muri process y'inzozi zanjye, inzozi zanjye z'igihe kirekire, ariko ngomba kuziharanira, sibyo? Ngiye nkurikije ibintu uri kuvuga wavuze mbere, ntabwo ari indoto ziriya, ni irari. Urumva ni ukurarikira ikintu udafitiye ubushobozi muri ako kanya, kuko niba uri wahoze uvuga uti umwana w'umukobwa cyangwa se w'umuhungu akirangiza high school nta bushobozi bundi afite, ariko arumva yatunga iPhone 16, ukibaza ayo mafaranga ako kanya urayakura he? Sibyo? Kandi ukajya kubona ukabona iPhone ayifite, noneho ugasigara uvuga uti aho kuvuga ngo arayakura he, ukavuga ngo ariko uriya mwana wanjye ari amafaranga yayakuye he, niba nta kazi afite. Urumva ni ryarari rishobora gutuma ukora amakosa, urumva ukora amakosa ashobora no kukwangiza ubuzima bwawe bwose, akica za nzozi, ahubwo akica za nzozi. naho undi kurota ntabwo ari bibi pe, kurota ni byiza, kandi umuntu agomba kurota ibintu binini. Nanjye buriya ubwo mundeba viziyo yanjye, Yesu we, aba ari ibintu binini. Viziyo yawe yihetse mu gikapu mu mutwe, arabizi, ntabwo njya ndota utuntu dutoya, ariko nyine uko mbirota ngomba kugenda gake gake, ntabwo warota ikintu ngo buke uhite ukibona, ahubwo uranagiharanira, step by step, ugaca inzira, ukemera kuvunika muri ya process kugira ngo uzabashe gusa ubyuka ukajyana abana ku ishuri, nawe ugahita uheka igikapu ukajya mu ishuri. Ariko muri uyu munsi na graduatinze ariko barayaye. So ndumva umwanya muto twari dufite, ibyo ari byo byose ibyo tuvuze nako gatoya tuba dukoresheje akanya uko kari. Urabona ko umuntu abagereje gusikwizinga cyangwa se guterateranya umwanya kugira ngo agire, ariko tugeze hafi, tugiye kwinjira uyu munsi, turiga muri iyi building mberetse, niho tugiye kwinjiramo, bayita Ross Building. Murayibona mwabantu mwema mujya ngo umuntu abatembereze, ubwo nyine uwo nabwiraga yumvishe, ariko nangiye kuvuga ngo aha hantu urabona, aha ni kuri York University, ahangaha niho turimo guca, ni university irenze mu buryo bwose. Iyi building yo tugiyemo, ni ukuvuga kuyijyamo kugira ngo umenye aho ujya, ni ukugenda usoma ibyapa nka bya bintu tujya dusoma uciye muri za quartier. Nabwiye ko iyi university ni nini, yubatse ku buso bwa twagezemo imbere, ni muri
kilometero ntabwo nibuka n'ibintu okay ni ahantu hanini cyane ahantu hanini ariko yatugezemo abo twabwiraga ni bashiki bacu ni barumuna bacu tumenye gukora twubaka inzozi aho kubaka amarari yacu so tugeze kuri eleveta tugiye mu ishuri kugira ngo mbasezere tubabwira ngo turabakunda kandi tujya tugomeza kubaganiriza umuryango nyine uko umwanya tuwukoresheje you press the what yeah say bye bye oh my goodness hose ni mu kazi kose turabakunda cyane turabakunda tugiye mu ishuri kugira ngo tutazatsindwa kubaka inzozi ubitekaho umugisha shalom